nka saa 12 gutyo n'igice. Umva ni ibintu ntari imenyereye. Njya kubona ka SMS avuga ati ngo nukuri ngo naragukunze n'ibiki. Reka mubwize ukuri yarambwiye ngo yarankunze mbonye ko SMS. Namaze umunsi umwe narya nkere gutegetse. Ninjye yabyandikiye se, ninjye yabibwiye se. Ibyishimo biramfata kurya birananira. Nkumva phone reka Banyarwanda akazi bamwita icyamamare Kagarara barayi. Uzi ko nera story nkumva ziramfashe. Kagarara mutangiye. Aho batangiye kukuyamagaza. Aha. No arambwira ngo arankunda ndavuga ati buzi ko burya bya bintu uko byasa kose bizashoboka. Ndavuga ati burya kwiheba ntabwo mubajije icyo gukundira. Njye narabimubajije umva haje kugira etape yo kubimubaza. Mwana wa mama wankundiye iki? Ngo nukuri ngo kose ngo uri mwiza ngo usa neza ngo igisego cyiza. No oya dumba gatiyo tuvugisha ukuri. Wowe hari ukuntu ba wiyizi kutari mwiza pe. Nibyo. Ukaba wiyizi ariko undi muntu ayikubwira yabwira kuri mu bukababa kandi ukurura kuzi kuri mubi. Icyo gihe nta bwiza nari mfite ntabwo. Ukavuga ati wapindi zero wallahi. Hoya tuvugisha ukuri. Narebaga nkabona na bwiza bwanjye ako nakumva ukuntu bari kumbwira ngo ndi mwiza nkavuga ati ahubwo ibintu ko mumba bikaze. Aho umuntu ukubwira ngo uri mwiza ubwo bwiza utabwibonaho. Ubwo muba murasohokanye. Wana nafite amafaranga yo gusohoka. Urumva ko namubwira twavuga ngo nyine ngo turakundana tugahamagarana. Cyakoze nagiye kugeze kujya guhura umunsi umwe. Ngeze kujya guhura nabwo nyine duhura ahantu gutyo bisanzwe biri aho ngaho nyine ntabyo gusohoka. Sinari nabizi ngo gusohoka ni ibiki. Ariko nyine mwahise muba abasheri. Twese tuba abasheri none ntajya no kumenya nyine utujambo tumwe na tumwe ko kumwita ntangire kumenya ngo bamwita sheri bunyine things like that. Things like what? Things like that. Ubwo mwahise mutangira gukora iki? Ubwo abaye sheri nibihe bikorwa mwatangiye gukorana? Bikorwa twakora kumva ngo yagombaga kumenya mu gitondo ukomeze. Urumva ibintu ntarimenye urumva byanje no kuntonda nyine. Urumva sinamenyere umuntu mpamaga mu gitondo ambwira ngo umeze ute, how are doing, just feel good, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Atangiye rero kugira gute kujya bimbaza nyine tu. Nanjye nyine nkumva ndi umuntu wa danje da. Ibintu nk'ibyo mbega. Abanyarwandakazi murabibona ko ndi kumwe n'icyamamare Kagarara, ariko hagati aho ngaho ntabwo murimo muratapinga screen iyo mibare mu gihe marizeho 22 bya likes ntabwo byoroshye. Mutapinga screen impamvu n'imibare itari birazamuka nuko mwese muri hano murimo murenjoyinga mwenyine. Mutapinga screen, you tapinga screen iyi live bahita bayereka abandi bantu barimo baracaho batanadukurikira cyangwa badukurikira barimo barerekana izindi live. Nicyo gutapinga screen bifashije. So tapping a screen ino mibare bagende bayereka abandi bantu. Uko mibare igenda izamuka niko bagenda bereka abantu live yacu. So arugo ushobora kubona live iryoshe ariko abantu ari bakeya nuko wowe uri murareba ntabwo uri muraparticipating. Nicyo mpamvu nkundira TikTok ifata n'umuntu uri murareba udukurikiye ikamugira engaged. So you have to tap nawe ugatapinga kugira ngo uparticipating mu gikorwa cyose turimo turakora. So mutapinge dukomeze. Kagarara
icyamamare ariko ubu ngubu urabizi ko uri icyamamare cya danje ndashaka ko ubanza ukabyemera. So njyewe rero businzi ukuntu nyine mba numva ndi kumbona ibintu tu kuko nyine ntabwo ubwo bwamamare bwanjye mba numva ari ubuhe tu nyine mba ndaho gusa nibere gutyo wenda abandi bashobora kuba babizi ariko njyewe arono Kagarara yeah Kagara nyuma yuko uhuye na Speed yeah January itariki ukwa mbere itariki 28 wapostinze ifoto Speed aguteruye ifite likes 19,000 ifite comments 219 ifite shares 100 na zingahe. Iyindi post wakoze warimo uragenda umeze nka boss. yeah Iyi post ifite likes 87,000 ifite comment 1,800. yeah wayikoze mu kuwa gatatu tariki 2 ngira ngo hashizeho nk'ibyumweru nka 2 cyangwa icyumweru kimwe n'igice 2 weeks gutyo 2 weeks. Kuri page yawe hariho imibare myinshi hagenda habyaho imibare myinshi cyane nyuma yuko Speed ahuye nawe muri izi mbuga. Nurangiza amashuri igikurikiraho ni iki kuri content creation yawe cyangwa muri content creation what are you going n'iki urimo urapanga content zawe nizi ubu ngubu twagutegererezamo? So navuga ngo bitewe nuko mba mbona ibintu cyangwa se n'ibyo abantu baba bashaka, mfite ibintu byinshi uretse ko habaho ishuri kandi naryo niryo ry'ingenzi ngomba gufokasingaho mbere y'ibindi byose. Ariko ishuri ndirangira mfite ibintu byinshi birenze cyane muri bino bintu bijyanye na comedy nyine mwene izo video nyine nikorera ziraho ngaho. So nashaka nyine gushyiramo imbaraga nyine cyane kabisa ku rundi rwego kabisa kugeza ubwo nyine bazajya bavuga ati Kagarara nkokora bavuga ngo ni Ahonzara ro muri Tanzania runo ngo Ahonzara ora muri Tanzania urabona ko ni umujamo nyine uri creative mu tuntu twe n'ibintu byose. Nanjye ndashaka kugira kuri urwo rwego ku buryo nyine bazajya bavuga ati Kagarara niwe muntu ukuru tuntu nyine dufite creative kabisa mu gihugu tu. Ufite creativity ya dance. Nweze Kagarara Karame ubu ngubu ubayeho ubute n'iki kigutunze? So ikintu nzero now is not easy ntabwo biba byoroshye ariko Imana ibigenda bikora kuko urumva ngiye ukuntu mbayeho n'urugero urabona nk'uko nyine hari ukuntu akenshi nko muri weekend nkunze nko kwibonera nk'ibiraka wenda nk'i Kigali wenda n'urugero wenda hari umuntu ushaka wenda kugira gute kuba nyine ya ashaka umukinnyi nyine ushobora kuba mukina nko muri movie yiwe cyangwa se ashaka wenda nk'ikiganiro runaka ariko nabwo kiganiro mbona nyine kikiri fresh. Igihe akenshi hari igihe nigendera nk'i Kigali uko muri weekend niyo mbona umwanya nkakubita nyine nkayo make nkahita nzangahita nigura ibunga yanje nkahita nshyira muri ghetto ewa nkanyenjoye ngaho gake kabisa. Nuko nyine tu niyo ghetto yawe niwo uyishura. Nawe ugira ibibazo nk'ibyacu iyo amafaranga arenzeho Rani Road abashobora kugusohora cyane yaguhereza se ntabwo yaguhereza reka ntabwo yakugirira imbabazi. Imbabazi z'ikigo ngubwo inzu rega barayubatse nayo imuvunnye niyo mpamvu nta mbabazi agomba kugira. Umaze kugira ibibazo bya renti duteremo agasitore k'ibibazo bya renti wagize gake turebe. Ibibazo kari byinshi oya reka
navuga ngo hari ahantu nabaga mbere ntari nimuka negeze kumara nk'amezi 2 ntishyura ubukungu bwarabuze cyane ngajya ndeba nkabona igicu kiri kwikaraga kabisa umuntu uri no ku ishuri just urumva gukenera kandi ukaba twiga from Monday up to Friday urukumva ko isi yose nyine ishuri baryatwoke nyine cyane pe urumva akanya kujya kwihiringa nyine ushakisha ibiraka n'ibiki urabya bigoye nyine kubibona so tumara rero amezi nk'abiri noneho ariko randiro dukora abanaga mu gipangu noneho sasa then ewan ikintu cyabaye ni kimwe kabisa ngiye naragiye na birarenze wallahi irarenze uko urumva randiro twabanaga mu gipangu kimwe kandi amazi twakoreshaga yabaga ari mu gipangu n'ubundi ngewe no kugira ngo urumva navuga ati randiro ntabwo agomba kugira gute kumbona uko byasa kose ngomba kujya nkitera nk'agasasa baguricyo kw'izijoro nangiza nkagenda gake nkahita nigira mu nzu njya mu nzu narangiza ewana kubyuka kugira ngo njye koga mu gitondo saa 9 kabisa nabaga nakoreye imbere muri dushe mpita njya koga ngo randiro yabyukaga nagize gute nagiye kare kabisa aho gasigara yibasase uyu muhungu aracyaba muri ino nzu kwa kugira gute guhuzana w'amaso byari bisasa ni byinshi ni story nyinshi cyane none se kazi kabisa baduteye story ya wa mukobwa mwasohokanaga mwajeho muza kurangizanya birapfa urumva byaje kurangira hari ukuntu nyine umuntu agera ahandi nyine ukavuga ati ariko nanone buriya ndabona ibintu bitari kuvamo reka shifting kabisa nje kurebera ahandi hantu ninde wabirangije ni njye byaturutseho noneho mana yanjye ni njyewe kabisa gute urumva rega nyine ni ibintu byumvikana urumva nabonye tutari guhuza ibitekerezo tu urumva turi guhuza ibitekerezo rero njye hari ukuntu nk'umukobwa kenshi nyine nari umuntu uri aho ngaho kuba none nakumva ukuntu umuntu ari kumbwira ngo arankunda nisonzeye mani mwumva nyine arimo aranzanaho renge kabisa z'ubugoryi ngo ndagukunda inshonje mwumvize ntabwo ndi kuzishaka navuga atari ko ibintu reka mbe mbyihoreye gakeya mbe shiftinze kabisa ubu ngubu impamvu ngo bagenda ndashaka kumenya ubu ngubu ufite girlfriend yewe ubu ngubu ndamufite pe oya ndamufite ubu ngubu kabisa mwiza cyane umva kagara watwereka girlfriend wawe nyine ntabwo byashoboka kabisa ntabwo byashoboka ntabwo ndikeka ko atari ngombwa pe ntabwo wamutwereka arihe ubu ngubu hari ino gutyo biri aho ngaho nyine tuba twikaraga ino mihanda ariko ntabwo nyine ari kuri ino mihanda ya social media wacu watubwiye ko ibintu by'imibonano utajya ubikora basi mujya musomana njye nawe se we na shiri wawe yego ntabwo ndasomana nawe ndabitinya pe utinya gusomana na girlfriend wawe noneho ni ikihe kintu cyerekana urukundo wowe n'umukunzi wawe mukora bano mutapinga ikintu cy'urukundo ikintu cya mbere ikintu cya mbere mbere ikintu kibigaragaza cyane pe
wenda sinzi niba wenda ibyo ngibyo byo gusomana ari byo wenda bigaragaza nizi nyine urukundo rwa nyarwo arono ariko ikintu cyane kigaragaza nyine ko dukundana simbizi ariko njye nuko umuntu uko mbyumva mbo arankaringa bya hatari anyitaho naho nagize nk'ikibazo niwe umuntu ngeraho bwa mbere niwe umuntu mbwira nyine yumva nagize ibibazo pe niwe umuntu ushobora kunganiriza akambwira ati babe I love you none umva bambwira babe akantu ka babe urumva ariko uko ibana ako dombibaza bare kubwira akagarango babe mbona hwereye nanjye mbona yihwereje urumva nyine ibintu nk'ibyo ngibyo anyitaho pe anyitaho nkabibona cyane cyane kabisa uri imanzi ryahamye yewe indani pe uri imanzi kagarara nyanyanyo ewana nyanyanyo kagara karame ntabwo wari bwarangize mu buzima bwawe hari ubwo ikibazo se bwo mu buhe buryo kurangiza ntabwo uzi ibyo ari byo ngo ndabizi ariko ese urabona reka mbivuge muri ubwo buryo nk'abasore wenda hari icyo bita kwiroteraho icyo gihe nawe ko ibyo bikoze se wowe ni ukuvuga ko umaze kwiroteraho oya nyine njye narumva ntabwo uri kunsobanurira nyine ubwo buryo bwo kurangiza ari ubuhe ntabwo ndi kubyumva uwiroteyeho aba yarangije simbizi nyine nari ngize ngo ni nkabyo tu noneho ngereka mbikubwire yego uwiroteyeho aba yarangije urumva bibaye gutya twese twaba tubikora nzi ko umuntu muzima ubundi agomba kwiroteraho ujya wiroteraho ngo erega n'ikintu simusiga kigaragaza ko turi bazima kagara ujya wiroteraho bamwita icyamamare kagarara abanyarwandakazi yo ujya wiroteraho yo biraba kuko ndi muzima kenshi urimo wiroteraho uba utekereza iki ntabwo mbizi kuko nshiduka byawe simbona nazi ngo byagenze gute iyo ubonye ikibero cy'umukunzi wawe n'inzobe ni igikara ntacyo nzi ubwo ntacyo ndabona nashaka kumenya ikibero cy'umukunzi wawe ntawe turabona urumva ibyo ngibyo urumva ntago urumva ngiye kukubwira ngo narabibonye byaba bigiye guhita bishimangira yagiye ngo wambajije ngo se nguriye imanzi mu by'ukuri igihe nta kiragaragara kuko ni umwana wambara akikwiza umwana muzima cyane ntabwo ndakibona ni ahantu ujya umureba ukumva nyine ibintu bitangiye umubiri utangiye guta kontorori ntaho kabisa none se kagaya ko nzi
kuri umujime ukora gym sana no? Ya gym ndayikora cyane. Gym ni ibiki ukora cyane muri gym? Ni iki ukunze gukora cyane muri gym? Mba kenshi kugira guterura ibintu biremereye mu kuntu nyine guterura ya ibintu nyine by'ibyuma nyine biranga gusa nkunda nyine guterura cyane. Guterura cyane na gukora cardio? Akadiyo na gaki? Cardio no kwirukanka nabyo ndabikora kabisa. Uterura weights zingana iki? Uterura ibiro bingahe? 75. Iyo ufite boro ya 75 uterura inshuro zingahe? ari petit point umuntu uza mu kuboko gutya se bisanzwe cyangwa iboro nyine yose ndimo ndapushinga tuvuge boro yose ya ango nago nge urumva niyo nibyo biro bya nyuma nterura urumva ntago narenza kuri 20. umukobwa upima nyine gutya umukobwa upima ibiro 60 wamuterura? Ya birashoboka simbizi ariko birashoboka kuko sindabigerageza. Ikibazo ntabwo nabigerageza biriya bintu biratinyitse. Guterura ibintu biratinyitse ariko birakoye buriya nabwo buryo waturamo umuntu ntabwo ariko waturamo icyuma kuko icyuma nyine kiba gifite uburyo bwo kugiterura bisanzwe. Ariko umuntu we biba bigize nyine baryo ntanamuterura bitewe n'uburyo aforomyemo. Ari nk'udukobwa tuba duteye neza dutoya ubona ko nta biro byinshi gafite ntabwo ubona ko baye nagaterura. Oya ntabwo nyangira ibyo bitekerezo simba numva naterura umukobwa kabisa. Sheri wabajya guterura? Oya wakunda na sheri waguterura? Njyewe se ntekereza ko nabyo wenda biri mu bintu wenda ndabyita kiyase ngiye nakundana nawe nta kibazo. Sheri akaza akaguterura akavuga ati kagarara wanje akagushyira hejuru akagusoma. Ntabwo biryoshye se? Ya izo feeling ntabwo nzizi gusa bishobora kuba byaba byiza ariko ntabwo biri bwakubeho. Ntabwo byari byambaho kabisa wake. Upfana iki na Rutambi ninde kuri wowe? Rutambi navuga ko ari mu bantu bagize babashije gutuma menyekana mu gihugu kuko ari mu bantu bambere ushobora kuba naraciyeho abantu bamwe na bamwe bagahita bamenya. Uvuga ngo Rutambi rero ni umuntu wo gushimira kuko iriya video ari maranjugunya gutya n'ibiki byose ikimara kujya hanze nibwo abantu batangiye kugira gute kumenya akagarara. Rutambi rero ari mu bantu batumye nyine ninjira muri ino industry fresh kabisa. Much respect kuri we umuntu wa danje. Mujya mubona nasi? Ya iyo kanya gahari turabonana iyo ntari ku ishuri. Ni umujyama wawe? Ya ni muji wa fresh naribe kabisa. Kuvuga nk'umuntu muba mufitanye amakimbirane hari ukuntu abajyi bajya bashimira umujyi agashimira uwundi ariko kumva nkaho kuntu ari baramushimira bameze nkaho bashwana. Oya urumva nabanje kuvuga ngo ndamwubaha cyane kuko no sibwo ngubwo nta mpamvu yo kudashimira umuntu niba yaramfashije already nkabasha kuba ahangaha ari ukubera nyine nawe yabigizemo uruhare nta kintu napfa nawe kabisa na kimwe ahubwo nuko nyine umwanya uba ubura gukorana nawe kubera impamvu z'ishuri nanjye zitaba zinyoroheye ariko ntekereza ko nta bindi bintu biri mwaho ngaho kuko erega nuko abaji dushimirana nose ubu njye gupfukama hasi mvuge ngo nsare
nuko Magi ashimirana nyine ngo bo wabirangije kabisa umukubise shout ugahita wikomereza ya danje na bintu byo gutinda nyine nta mpamvu. boro zawe na Rutambi, boro mwakuraga na Rutambi twarabikundaga rero kandi content urabizi ko mba nzi content zitwika ziriya boro zaratwikaga cyane birabareba. Anyways, so amashuri uri hafi kuyarangira, nurangiza amashuri urumva se gahunda ikurikiraho ni iyihe? Ejo nari ndimo ndavugana n'umuntu arimo arambwira ko abantu bashobora kuba aba streamer beza mu Rwanda. Njyewe abo nibaza ko bashobora kuba streamer beza mu Rwanda waza kuri nimero ya mbere. Aba streamer bari international, impamvu nuko ufite ikintu bitewe no sinza kubwita ubumuga kwera ubumuga ngiye narakumenyereye umeze nk'umuntu usanzwe nuko inge yunganya Mba numva nari na nk'ubu ngubu sinshobora ko iyo ukuntu waremwe yaba ari kuba wakurura amaso y'abantu, noneho ukaba ushobora gukora content ziri mu Cyongereza kubera numvise Icyongereza ugishobora. Ibyo bintu bishobora gukurura abantu n'Abanyarwanda bagushyigikira, kuba Abanyarwanda bakunda gushyigikira ibintu bimeze nkaho biri bizarre. So rero njyewe mbaye ndi nk'umuntu washaka umustreamer mu Rwanda, nta handi najya kuri wowe, kandi wowe twakudefendinga byakumvikana cyane tugiye tugarura ibiboro byawe uri kumwe akaboro kawe uri kumwe na Speed buri muntu n'Abanyamerika bagakunda, buri muntu wese kamutanga arakareba agahita yumva nyine pays attention. So yeah, I don't know, like you can think about being a streamer cause ni ibintu byagukundira. sampushinga zikamfasha. So rero nk'ubu navuga nko ku by'ishuri, njye ndi mu IT, ni gukora ibaro by'ama software nyine development gutyo muri website n'ibiki. So mba numva bibaye byiza na coding nayo najyamo ha developer ama software n'ibiki byose, ariko nyine mba numva mfite ibintu byinshi cyane kabisa byo kwachivinga, uko nyine mba numva urugendo rwanje ngomba nyine ikizansaba cyose, kuko njye mba numva ko mu gihe ngifite umwuka wo kubaho mba numva nta mpamvu yo gucika intege. So gahunda no guhatana paka ku mwuka wa nyuma nyine ntabwo nabona uko mbikubwira, gusa urugendo rwo rurakomeje kandi ndakeka yuko nzabikora nindapfa, kuko njye nizera no gupfa nabyo ndabyizera. Ntabwo ndabyizera nabyo rwose mba ndi kuvuga ati nejo bundi ko naca isheni se, ariko nabwo kuca isheni nkabanza nkamenya se ni iki nsize nyine musozi nanone buriya nabyo birenze, kuko nabwo mfuye ntagerageje byambabaza cyane byatari, ariko nimfa ntaribi hari akantu gato nkoze kazaguma mu mitwe y'abantu bavuga ati uyu nguyu ari Kagara wabikoze bino bintu, ibyo byiza nyine nanone buriya cyane. Kagara rero nkuguyeho ntunguye, aho ndashaka kugusezerera
nta kibazo kabisa. Before that ndashaka umbwira ibintu bibiri. Yeah. Dumba umubona ute, ikindi ni icyo ushaka kubwira abanyarwanda. Impamvu ngubajije ati Dumba umubona ute nuko nubwo bwa mbere mvugana nawe twari bwavugane n'ahantu na hamwe. Yeah, nubwo bwa mbere pe. Nibwo bwa mbere. Abandi bantu benshi tuba twavuganye kuri telefoni ariko tuvuganiye hano bwa mbere, ariko ndabona umeze nk'umuntu deja wari unyishimiye tu. Yeah. Njyewe buriya nje namwe mwemera tu seriously. Uko buriya na live zawe kenshi nje mba nziriho nubwo se ntabukunda kuvuga ariko muramba ndi kuzireba kuko nyine akenshi buranje nubaha abantu pe, nubaha abantu bijya birenze, nubaha abantu nyine mba respect nyine umuntu respect none uko nubaha abantu nakombatinya bwaragiye nazaga nko muri live yawe aho se Dumba yanza nyine nkanitinya nyine kuba nakandika tu kuko uvuga ni nandika muri man uri umuntu wadanje kabisa, uri umuntu nje namwe nje mukurikirana pe, nje nimara kugira mu ino cyane mukurikirana umunsi ku wundi. Njewe ndakubaha pe cyane nubwo saro tuvuganye ariko ndakubaha, much respect. Gashaka kubwira abantu rero ni iki ngiki, abantu bandebe bankunde, abashaka kuba bazanshigikira nabo mu rugendo rwanjye mfite rutoroshye. Ngewe ndashaka kuzakora ibintu birenze bya danje, ariko nabo gukora ibintu birenze nabwo bisaba nyine abandi bantu tu. Ntabwo buriya nta kenshi ntabwo nabyisoboje, reka mbivuge muri buno buryo. Tuba dukeneye n'izindi mbaraga z'abandi bantu kugira ngo nabagire gute baze nyine bidufashemo nyine badupushinge. So dukeneye abantu rero kugira ngo tugire gute dufate ibintu byacu tubikure ku rwego rumwe tunabishyira ahandi hantu. Icyo nabwira abantu bo mbega bitege byinshi kuko nimbona umwanya nkabona umwanya shaye wana nzabata mu kibaringi kabisa. Kagara Karame Hasake Bruce Melody na The Ben bareka kunyemera wowe ukanyemera. Kagara bwe baramuhamagara ibikorwa bitangiye kumuhamagara. Mani mfatiye abastari banje ibikorwa bigatangira kubahamagara ngira mwabibonye. Ubwo bagiye nimero bazibonye. Banyarwandakazi n'ubundi Kagarara twayiturangije nije. Baragiye Kagara bisa nkaho bagwamagaye. So ntabwo nasomaga comment, ntabwo nasomaga comment, ntabwo Samuel Iradukunda urajya gutema ibiti bya Rimani Myambi Dumba Myambi nimuzangira umuntu kandi w'umutemyi w'ibiti yarata abazungu bagenda bakatubesha ku isalade. WNS chat Sugi wa Sugi
Kameguma ugira voice imeze nk'iya sheri wanje. Sheri wawe afite voice yanjye ni nziza cyane mbi. Ni nziza cyane mbi. Nta kintu mutazama, ibyanjye byose ni byiza. Ndumva ugira amaso meza. Ndumva ugira iminwa myiza. Kizuru cyane nicyo ayake mana sha salade ntabwo nagwa sheri. Salade z'abazungu ugira voice nziza. Isimbi 30 minutes zaje kamabisi mama. 30 minutes zahise minoweno. 30 minutes zahise minoweno. Minutes is I see in the music industry of Rwanda has the right substance to put us on the worldwide platform. Yeah. If they don't fuck up, because these guys fuck up a lot. They fuck up a lot. If people decide to work together, because that's nicyo kintu nzi kinanira abanyarwanda kandi kizafasha abanyarwanda. Ikintu abanyarwanda kijya kibananira kandi kiba kigomba kubafasha mu bintu byabo bagomba kugeraho ni ugukorera hamwe. Umva n'umuntu usaba gukorera hamwe, ubu bishaka usanga inyungu zawe. Urumva noneho byagira gukorera hamwe nyabyo ibyo abantu ukanga kubijya no gukorera hamwe. So abanyarwanda ibyo biboro byinshi ntago bazi kubijira. They always wanna like fucking like parasiting, you know, they parasite.